umuntu azajya mu ijuru rero asutse avuye mu gituro. Umuntu azajya mu ijuru ari uko Yesu yagarutse agahindurwa, akamburwa ikibiri gipfa, agahabwa kudapfa, agafatanya n'abasutse gusanganira Kristo umutima wacu mu kirere. Rero by'ukuri n'imihangana Bibiliya itwemeza ko ntabwo dupfa ngo tujye mu ijuru, ahubwo turapfa tukajya mu gituro tugategereza umukiza uzadukura mu gituro. Ntabwo abapfuye bahabwa uruhungiro. Oya, we kugira marabanga mutima kayo Bibiliya iratubwira ngo abapfuye bose bazazuka. Yohana igice cya 5:27-28 abitubwira neza ngo tumutangaje ngo hazumvikana ijwi ry'Imana, abapfuye bose bakazuka. Abapfuye abizeye bagahabwa ubugingo buhoraho, abapfuye batizeye bagacirwaho iteka. Bivuze ngo ari abanyabyaha bazazukira gucirwaho iteka, ari abakiranutsi bakunda Imana n'ijambo ryayo nabo bazazukira ubugingo buhoraho. Rero ntawe uzasigara mu gituro umwe, ahubwo ibituro bizashwanyagurika, uwapfuye wese avugwe ngo ahabwe ibimukwiriye akurikije uko yabasha kwizera Imana y'umubiri. Kuko nabwiye rero isi yagushyikirano, dusoma mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 12, tuhasanga amagambo akomeye dusoma mu ijambo ry'Imana abizera Bibiliya. Ariko nansare buri muntu wese, twese tuzakizwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero hano bitubwira amagambo akomeye cyane mu Byahishuwe handitse ngo nuko rero wajuwe nawe wasiwe n'abari babo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja we mu gushyigikirana, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi. Itangazo ryavuye mu ijuru rivuga neza ko ab'ijuru bagomba kwishima, kuko Satani akiba mu ijuru akajugunya ku isi. Wahoraga arega abana b'Imana ku manywa n'ijoro, ariko isi irabwirwa ngo igushyigikirane, kuko Satani arayimanukiye, kandi ayimanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Umujinya kuko yamaze gucirwaho iteka ryose, afite umujinya kuko azatwikwa iteka ryose. Ariko ntabwo ashaka gutwikwa wenyine, ahubwo arashaka gushyana n'abantu. Murabyumva neza? Iyo ni itangazo ryavuye ngo umuntu wese wumva amagambo y'Imana kandi akizera ntabwo azacirwaho, ahubwo abapfuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ariko iyo Bibiliya ivuga urupfu ntabwo ivuga urunguru, kuko bavuze ibi ni ibitotsi. Bibiliya itubwira ko abantu bose basize muri Kristo. Iyo bavuga basize muri Kristo ni abapfuye bizera Yesu Kristo. Agiye kurukira mu gituro kugeza mu gitondo cyagenwe n'Imana, aho abantu bose bari ku isi yose, abakunda Imana n'abandi Imana bose bazabasha kubona Imana amaso ku maso. Twasoma Bibiliya iratubwira ko abapfuye bazazuka, abapfuye bizeye bazazukira ubugingo buhoraho, abapfuye batizeye bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose, cyangwa bazazukira gucirwa mu iteka. Ishyano ryavuye rite rero? Ryakomotse Abaroma igice cya 5 umurongo wa 12. Umuvandimwe yadusomeye umurongo ukomeye cyane, saba ko buri muntu wese awutega amatwi akumva neza aya magambo. Igice cya 5 umurongo wa 12 haranditse ngo uko bimeze bityo, nguko ibyaha byazanywe muri isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose uko bashobora kuvuga. Uko bimeze bityo, urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, urupfu rugera ku bantu bose uko bose bakuvuga. Dusomye mu gice cya 6 cy'Abaroma kugira ngo tubashe kugerageza gusobanura imirongo uko Bibiliya irisobanura. Haranditse ngo mu gice cya 6:23 handitse ngo kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ibyaha
ibihembo by'ibyaha ni urupfu. bivuze ngo ukora icyaha wese agomba gupfa, kuko urupfu Bibiliya ibitubwiye neza, kuko urupfu rwazanywe n'icyaha. Icyaha kitari cyaza mu isi, urupfu ntabwo ruba. Icyaha kimaze kwinjira mu isi, urupfu rugera ku bantu bose no ku byaremwe byose, ikintu cyose kiri mu isi, kuko Bibiliya yatubwiye ngo isi gushira ishyano, kuko Satani yayimanukiye afite ubushobozi bw'ibishyano. Rero mu by'ukuri reka tuvuge ko urupfu rwazanywe n'icyaha, kugira rero ngo tumenye intandaro y'ibishyano. Bibiliya itubwiye ko urupfu rwazanywe n'icyaha. None se icyaha cyaba ari iki? Icyaha cyazanye urupfu, icyaha ni iki? Bibiliya yongeye kutubwira ngo kuko intego y'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Urwandiko rwa Yohana rwa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 4 asobanura neza icyaha cyari cyo. Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomba, kandi icyaha ni bwo bugome. Usomye hepfo ririya jambo barisobanuye mu Kinyarwanda, baravuga ngo kuko icyaha ari ukwica itegeko. Urabona neza icyaha ni iki? Ni ukwica itegeko. Adamu akimara kuremwa, ashyizwe mu isi, yahawe itegeko n'Imana. Imana yamubwiye ngo ku biti byose byameze mu ngobyi ya Edeni ajya agenda asoroma ati, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntakakirye. Aramuze akiriye no gupfa azapfa. Ntabwo yigeze yumva itegeko ry'Imana. Wa mugome wamanukiye isi afite umujinya mwinshi, aragenda aramushuka, ajya muri cya giti, abaza ngo ese kuko Imana yarababwiye ngo ntimukarye ku biti byose byo muri iyi ngobyi? Umugore asubiza ngo Imana yaratubwiye ngo ntitukajye ku giti cyabuze, ibindi tugomba gusoroma tukarya, ariko utubwire no gupfa muzapfa. Satani aramubwira ngo kuko yari afite umugambi kugira ngo bapfane n'umuntu, abwira Adamu ngo gupfa ntimuzapfa. Se murabyumva neza? Gupfa ntibazagirane, gupfa ntimuzapfa. Igitangaje ni uko Adamu rero bakimara kurya ku cya giti, aho kugira ngo bavane ahari bahindutse uko Satani yababeshye kugira ngo bazanire k'Imana, icyo babonye bambaye gusa. Kabiri, intambwe ya kabiri yatewe nuko Adamu na Eva bapfushije umwana wabo w'umuheta yishora mu kubura. Baratumva neza? Bibiliya yatubwiye ngo isi gushira iki? Kuko yamanukiwe na Satani, akayimanukira afite umujinya mwinshi, kandi akayimanukira azi ko afite igihe gito. Nshuti bavandimwe, muri ayo masaha ntabwo Satani aracyatubeshya, ntashaka ko dukira utuntu rwose. Nicyo gituma n'ibivuga byinshi, abantu benshi bavuga ku ijambo ry'Imana, kandi nta kindi kizigera kwidukiza urupfu rw'iteka usibye ijambo ry'Imana. Turapfusha kuko tukabona, kandi kuko turakwiriye kubona uyu gusa ari abana bamukenewe, baratanga ubuhamya n'abandi bose bagiramo neza. Uwo mwiza kuwe rero ntabwo isi cyangwa icyaha gishaka ko kubaho, ahubwo aravuga ngo babisoze. Kuko biratubwira ngo ntabwo dufite urubuto ruhoraho hano kuri iyi si, ntabwo dufite urubuto ruhoraho. Bibiliya iratubwira kuko twese uko turi hano n'abavuka n'abazavuka, bivuga ngo twese turabashyitsi n'abandi bigera kuri iyi si, kandi ubugingo bwacu bumeze nk'igicucu. Ariko idukwiriye, ndasaba iki mutumve neza, tumaze kubona ko intandaro y'urupfu rugiye kuraruka, turizeruka cyane ababyeyi rukajyana abana. Urupfu rwakunze ku cyaha iyo mukatisha itegeko ry'Imana na n'ayo masaha, kuko Imana ntiyaremye umugabo wo gupfa mu by'ukuri. Nicyo gituma Imana yashaka n'igisubizo cy'iki kibazo, kuko iki gisubizo cy'iki kibazo kidafite n'umuntu, ahubwo igisubizo cy'iki kibazo gifite Imana y'ubujuru. Yohana 3 haje iki? Yohana 3:16 aratubwira ngo kuko Imana yakunze abantu cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikirenge ngo umwizera wese ataribuka, ahubwo ahabwe ubugingo. Barakomeza Imana ubwayo imaze kubona ishyano ryaguye, imaze kubona ikibazo cyaje, itanga igisubizo gikomeye cyane kugira ngo
mwene mukuru bamaze gutanga ibyiringiro imugarurira icyizere. Imana yakuze abakozi cyane byatumye itanga umwana wayo buri bwise uwo mwana wayo yagushyigaho gutega amapfi ahubwo ababungura ubambere Yohana igice cya 3 cya kindi gasoma undi murongo ukomeye cyane umurongo wa 5 niho tugiye gusoma amagambo akomeye cyane haranditse ngo wa 5 haranditse ngo munsi y'uko uyerekanye uwo Yesu tuvuga cyangwa reka dore ku wa 4 uvuganiza umuntu wese ukora ibyaha ababonye ko kandi cyane ni ubugome umunsi y'uko uyerekanye gukuraho ibyaha kandi cyakiriwe uwo ni Yesu Kristo. Icyo yerekaniwe ubugome iki ubukura icyaha azakuraho icyaha ate. Yohana 5 umurongo wa 10 Yohana 5 umurongo wa 10 havuze ngo iki Yohana 5 Yohana 5 umurongo wa 10 ariko Yesu yavuze arabitangaza mu magambo ye bwite aravuga ati nimutambire amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye kuko nanjye nitondera amategeko y'agateganyo mu rukundo nimwitondera amategeko y'Imana tuzaguma mu rukundo tuzaguma muri Kristo kuko na Kristo yitondera amategeko y'agateganyo muri Kristo bituma rero urupfu rutagumira kuruta kuko twamaze kubona urupfu bazana gushikirwa n'iki kuguma muri Kristo bitubasha kwitondera amategeko y'Imana kwitondera amategeko y'Imana tuba dufite iteka ryose. Hari abantu benshi bavuga ngo bakijwe n'ubuntu amategeko nta gaciro afite ntabwo bijyana kuko Bibiliya yo ibisobanura neza urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:3 umurongo wa 4 handitse ngo kuko uvuga ko igice cyerekana ko tumuzi nuko twitondera amategeko ye uvuga ko amuzi twitondera amategeko ye ni n'umubeshyi dukurikije umususu ubeshya abantu ngo ndakurikiye kuko Bibiliya yongera kutubwira ubeshyi n'ibindi n'isoma muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 24 habaho Yesu abwira abigishwa ngo ndabasha Satani kuko yerekana ko Satani ari umunyabima kandi se w'ibinyoma bivuze ngo ababeshya bose baba bayaba Satani kuko Satani ari we uvuga kujya kubeshya kose n'ibyacu rero uvuga ko Imana yishe amategeko y'Imana Bibiliya ibivuze neza ko uvuga ko Imana aba umunyabima bose icyo tuhamagara ni ikintu kimwe niba twaramushyigikiranye Imana yazanye igisubizo cy'isano ryabo mu isi ni Kristo kuko bigatuma icyo Yesu yerekaniwe ni ukubahirwa turabyumva neza icyo Kristo yerekaniwe ni kimwe ni ukuraho iki hirya kuko yari yitondera amategeko y'Imana asaba n'abamwizera bose kwitondera amategeko y'iki kwitondera amategeko y'Imana. Arakunze igice cya 6 cya Yohana umurongo wa 53 haranditse ngo Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko nimurya umubiri wanjye nimurya umubiri w'Umwana w'umuntu mukanywa n'amaraso ye nta mbabarira Yesu ni nabi ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'Umwana w'umuntu timurya amaraso ye nta bugingo muzaba mufite muri mwe. 5:54 undi umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho kandi nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Bibiliya ifite itangazo ry'Imana uwavuze ibi ngibi ni wa wundi waje gukura hirya ni wa wundi byiringiro by'umugisha abamwiringira bose bakagana mu bugingo buhoraho. Aravuga ngo utari umubiri w'Umwana w'umuntu ntabwo n'amaraso ye nta bugingo aba afite umubiri udafite ubugingo aba ari urupfu murabyumva neza. Aravuga mu murongo wa 54 aravuga ati undi umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye ntabwo azakibona ahubwo nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ikizatuma dutsinda igituro tukakivamo ni uko twari umubiri wa Kristo tukabona amaraso. Umubiri wa Yesu ni iki? Amaraso ya Yesu ni iki?
niba murongo twasomye mu gice cya gatanu umurongo wa 24 batubwira ngo ni ukuri mu kurabwira n'ubu umuntu wese wumva amagambo yawe kandi akizera bato ntabwo azashyirwaho uwiteka arabapfuye mu rupfu ageze mu bugingo. Tumvikane ubizi ijambo ry'Imana ryonyine utagereze ikintu nibyo riduhuke Abaroma 6:12 umurongo wa 10 Abaroma 10:12 haratuwe barakwizera bashobora kumva yo kumva ijambo rya Kristo. Tudafite ijambo rya Kristo twakwizera Imana ariko dufite twizera kandi twizera turahumura. Reka nababwire ntabwo dukizwa n'imirimo myiza ahubwo dukizwa no kwizera kuri twebwe uradutera gukora imirimo myiza ibasha kwemererwa n'ijuru. Bavandimwe reka ubushobozi buze buhava reka inyuma ya Satani twe tuyihirika twemere ijambo ry'Imana ryonyine kuko muri ryo kuko tumaze kubisoma Yesu atubwiye neza ko ababasha kuba ijambo ry'Imana kandi bakizera azabasura ku munsi w'imperuka. Kandi usubiremo soza avuga ngo ntabwo yari ijuru ahubwo turi gusara kugeza ku cyari cy'urugo rwa Kristo. Nubwo yataswe akavugaho byinshi ntacyo yatumarira icyo adashobora kwikorera ntabwo yagikorera. Niyo byari mu biki reka tubanze aya magambo musome muri byazo muri igice cya 15:17 baranditse ngo abapfuye ntibashima Uwiteka cyangwa abamuka bagenda rw'arubu. Abapfuye ntibashima utashima Uwiteka yasanga abandi abamuse neza. Igice cya 6 cyaza umurongo wa 5 baranditse amagambo akomeye ngo Uwiteka tegutabara ubugingo bwanjye kuko upfuye atakwiruka kandi uzagushimira ikuzimu. Ndasubiramo Uwiteka tegutabara ubugingo bwanjye kuko upfuye atazagira ati upfuye ntazakwiruka kandi ugushimira ikuzimu. Ubu ntabwo yashimye kuko uyu uzamahanga niba yaratumaga abantu ati ubona hemukiye uzamubwire ngo mbabare byerekana ko namara gupfa azafite ijambo. Ntabwo yarasubira ntacyo yaba kumugabo. Yesaya igice cya 8 n'umurongo wa 18 haravuga ngo kujya gusoza avuga ngo kuko ikuzimu hatabasha kukogeza n'urupfu rutabasha kuguhimbaza abantu bajya muri rwabo ntibabasha kwirinda ukuri kwawe. Subire muri murongo kuko ikuzimu hatabasha kukogeza n'urupfu rutabasha kuguhimbaza abantu bajya muri rwabo ntibabasha kwirinda ukuri kwawe. 19 ubuzima niwe uzakogeza nk'uko kogeza buri munsi. Ababibizira abamanuka bajya mu rwego bakogeza iki? Tibizere ukuri kw'Imana. Abazima bonyine ibisubiremo abazima bonyine nibo babasha kogeza izina ry'Imana kuko twebwe abazima tubwiriza neza. Reka sabe buri wese uri ahangaha ndagusaba ngo uce bugufi wizereje ku rugendo wumve n'ikijambo ry'Imana rikubwira ikizatubwiza kikadusha ubwongaho n'ijambo ry'Imana kuko umutima yatubwiye ngo ubutari umubiri wanjye ubona amashati ntabwo bifite kandi nta kindi cyane ugize igituro yarapfuye arazuka atsinda igituro avuye mu gituro. Yohana 11:25 atangariza kumva Yesu Kristo, atangariza kumva aya magambo ngiye kuzuka n'ubugingo. Uwapfuye ayizera azongera. Yesu ati ngiye kuzuka n'iki? Abapfuye bizera bazongera bagira bati ariko uwapfuye atamwizera azazuka nande. Yesu ati ukubwetera mwigenzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo badategereza cyane. Nzigara ubugingo umwami wacu Yesu Kristo. Reka tumwakire twese ahuriza imitima y'ababaye kandi aduhe n'imyumvire myiza iri jambo ry'Imana
ikizi imitima yacu ngo bashobore guteka Imana. Amen.